Amen. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uragira uti uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyere ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza gukumisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Kandi nanjye munsabire mbabwe kuvuga nshize amanga uko mumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mboheshejwe umunyururu mvuge ibyabwo shize amanga nguko binkwiriye. Uyu ni Pawulo wandikiye iri torero rya Efeso. Igihe Pawulo yandikiye iri torero rya Efeso yari mu karengane, ariko kuko iri torero Pawulo yaribyaje ubutumwa bwiza, rikizera wa Yesu Kristo, rikuzura umwuka wera, rigahamya Kristo, rikavuga imbaraga z'Imana. Pawulo yaribonyemo itorero ryiza ryo kwizerwa, nubwo naryo ryaje ho rikasa n'irishaka gusubira inyuma, ariko Pawulo yarigumye iruhande cyane, kuko yahoraga abasabira ubutitsa. Ubwo rero abandikira uru rwandiko ari narwo rwa nyuma, arababwira ngo ibisigaye nababwiye iby'ingo zanyu, mbabwira uko abagabo bakwiriye kubaha abagore babo, mbabwira uko abagore bakwiriye kubaha abagabo babo, mbabwira uko abana bakwiriye kubaha ababyeyi babo, mbabwira uko abahanuzi bakwiriye kwitwara mu iteraniro. None rero ndimo ndareba ngabona ntacyo sigaje kubabwira uretse kubabwira gutwara intwaro zose z'Imana. Ndagira ngo ubwire ko iyo ufite bene izi ntwaro ubasha kunesha, iyo ufite bene izi ntwaro ubasha kugera ku butsinzi, iyo ufite bene izi ntwaro nta hantu na hamwe ujya utsindwa. Mutware intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, kubera ko izi ntwaro nizo kugira ute, nizo gukoresha igihe ya myambi ya wa mubi, igihe ya myambi ya sekibi yaje. Imyambi ishobora kuza mu buryo bwinshi butandukanye, ishobora kuza ari amagambo, ishobora kuza ari akarengane, ishobora kuza ari urusaku, ishobora kuza ari ubugambanyi. Imyambi y'umubi iza mu buryo bwinshi butandukanye. Arabwira ati rero mutware izi ntwaro uko zingana, mutware intwaro zose, nta n'imwe igize ute, nta n'imwe musigaje. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Arabwira ngo muhagarare mushikamye. Guhagarara ushikamye ni uguhagarara mu byo wizeye, udahindagurika, utajya ahangaha ngo ejo uri ahangaha gutyo utajarajara. Hagarara mu byo wizeye, nurangiza ukenyera ukuri. Ukuri kurabuze mu bantu. Niba ari ikintu kirimbuje abantu ni ibinyoma. Abantu ntibakivugisha ukuri. Uravuga ukuri ukavuga uti nimba ivuga ari ukuri ndaba niteranije.
ugasanga abantu barimo baracumuzwa n'iki n'akamanyu k'umutsima bitewe no kutavugisha ukuri. Ariko Imana iturengere, Imana idufashe tujye tuvugisha iki ukuri. Nta mukristo ukwiriye kubaho mu buzima bw'ikinyoma. Mwambaye gukiranuka. Gukiranuka ni ugukira umunuko. Gukira nuka ni ugukira umunuko. Nta kindi gituma umuntu anuka ni ibyaha. Iyo ufite ibyaha byinshi urumva ukiranirwa, ntabwo uba ukiranutse. Mwambaye rero gukiranuka. Ntabwo umuntu ashobora gukiranuka aba mu kinyoma. Ariko iyo umaze gutarura ukavuga uti ngewe nzaba umunyakuri, icyo gihe ikinyoma gihungira kure cyane. Ubwo rero mwambare ukuri, mukenyera ukuri, mwambaye gukiranuka. Ukuri gukenyera aba ari nk'umukandara nyine ukenyeje, ugakenyeza ukuri. Umwambaro wambaye akaba ari uwo gukiranuka, gukira umunuko. Mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro. Mukwese inkweto, mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ntabwo ari ubutumwa bwo kubakura imitima, ntabwo ari ubutumwa bwo guhungabanyisha abantu, ntabwo ari ubutumwa bwo guca abantu ibice. Oya, mutware ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa buhumuriza abantu, ubutumwa bubwira abantu yuko Imana izatabara abantu, Imana izabatabara. Ubutumwa bubwira abantu yuko Imana iriho, yuko Imana ari urukundo, yuko Imana ari umutabazi, yuko Imana ari umurengezi. Mubwira abantu ubutumwa bwiza bw'amahoro. Niko Pawulo yabwiye iri torero rya Efeso. Arababwira ngo kandi kigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya yuko ari ukuri. Ni ukuvuga ngo ni ukumenya, ukizera, ukiringira yuko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana bizabaho, bizasohora. Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe cyane. Izi ntwaro zose z'Imana rero ndakwifuriza kuzitunga, nanjye niyifuriza kuzitunga. Nuramuka utunze izi ntwaro zose z'Imana uzabasha guca no mu bigeragezo, uzabasha guca mu ntambara. Ntabwo tuvuzanye intambara zizabura, ariko iyo ufite izi ntwaro ubasha guca mu ntambara kandi ukazinesha. Mu cyimbo cyo kuneshwa wowe ukanesha. Wihangane rero, shaka uburyo watunga izi ntwaro zose z'Imana. Nahangaha mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya 6 ujye uzisoma. Nanjye rwose ndagerageza. Ni ukuri niwihangana ukagendera kw'iri jambo ry'Imana, izi ntwaro ukazitunga, uzabasha kubaho kandi uzabasha guca mu rugamba, uzabasha guca muri izo ntambara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ibahereza umugisha. Shalom, shalom.